Rwema ni umusore w'umudogiteri, ni mu masaha rero yo kujya ku kazi, baramuhamagara bati banguka rwose wa murwayi wakurikiranaga ararembye cyane, ukeneye kuza rwose ukamureba ukareba niba nta kintu wamukorera. Ahita rero afata imodoka akihuta cyane, gusa agera mu nzira imodoka igatangira kuzana ibibazo, ayivamo akayikora akanya gatoya akabona irongeye irakoretse, agahita yongera akicara mu modoka akagenda. Ajya kugera rero ku muhanda munini, ari gusohoka nyine ku muhanda uva muri karitsiye ye yinjira mu muhanda munini, agahita ahurirana n'iyindi modoka. Iyo modoka rero iba ari iya Yvonne. Yvonne nawe ni umukobwa mwiza cyane ariko ufite ukuntu yihagararaho nyine akagira amahane, akumva ko rwose ikintu avuze nta muntu wakabaye akivuguruza cyagakozwe gutyo. Barahurirana rero maze Rwema agahita abwira Yvonne ati ihangane rero uce ku ruhande, naho ubundi rwose imodoka yanjye ifite ikibazo ntabwo nabasha gusubira inyuma. Yvonne ahita amubwira ati subira inyuma rwose nitambukire, subira inyuma umpe inzira, ntabwo rwose njya guca hari ahantu uri kuvuga, subira inyuma njyewe nitambukire. Rwema ati nyamara ni ukuri bikore kuko nihuta cyane, ngiye ku kazi kandi ndihuta. Yvonne ati noneho ninjye ntihuta, urandebye se ubona njyewe nta hantu nari ndi kujya? Ubwo bose baba bavuye mu modoka bari gutongana, ibihimba byabo biri hanze batakicaye mu modoka nyine neza. Yvonne ati gira vuba ahubwo mpa inzira rwose nigendere. Rwema rero abona uyu mukobwa yanze kuva ku izima, maze agahita yivira mu modoka, agahita abwira uyu mukobwa ati ni akazi kawe ubwo urare muri iyo modoka yawe. Rwema rero iyi modoka ahita ayitaha maze akagenda n'amaguru akihuta cyane, kuko rwose aba ari kuri stress z'uyu muntu uba urembye. Agera kwa muganga rero agasanga umunasi aramutegereje ati dogita twaguhamagaye inshuro nyinshi cyane ariko nari nakubuze. Rwema ati none se umurwayi ameze ati? Umunasi ati umva aracyahumeka ariko nanone ntabwo rwose tuzi niba turi bukomeze kumugumana, gusa ngwino rwose urebe uko ameze. Rwema ahita yihuta maze akita kuri uyu murwayi ariko rwose akamugarura uruzi rutararenga inkombe. Amara rero kumwitaho agasubira kureba ya modoka ye aba yasize mu nzira, aragenda n'ubundi akayitunganya ngo arebe ko yakoreka neza maze byose bigatungana. Aba rero ari kuyikora maze Yvonne akaba arongeye arahanyuze avuye aho yari yagiye, ahita yongera akava mu modoka maze akaza gusomera Rwema ati nta soni uzi ukuntu wanyirije aha ngaha, njyewe wari wagiye ngira ngo hari ugiye mu mahanga ntabwo tuzongera guhura, urabona ukuntu wari wamfunganye umutwe, nta soni ukuntu wanyerereje. Aba ari kumubwira nabi cyane amusomera, maze Rwema mu ijwi rituje ahita abwira uyu mukobwa ati cecekere, ntabwo uzi ko rwose hari umuntu wari ugiye kwambura ubuzima kubera kwanga yuko ntambuka ngo njye kumuvura. Yvonne ahita amubaza ati none se ati umuganga? Rwema ati yego, nari mfite umurwayi urembye cyane nagombaga kujya gutabara uko byagenda kose. Yvonne ahita agira ubwoba maze akahita yifata ku matama ati nizere ko nta kintu kibi cyabaye. Rwema ati oya humura, namutabariye igihe ariko rwose haburaga gatoya ngo mwambure ubuzima. Yvonne ati mbabarira ndakwinginze, ntabwo nzi ko uko bimeze. Ati none se ni iki nakora kugira ngo noneho rwose nica amande? Mbwira icyo nakora. Rwema ahita amusubiza ati nakubeshye, mfite umutwe uremereye, umutwe wanjye uruzuye, nkeneye rwose umuntu tuganira maze nkaruhuka mu mutwe, ndumva nkeneye umuntu nyine wanganiriza. Yvonne rero ahita amubwira ati ibyo biroroshye cyane, nta kibazo rwose mbwira umunsi. Rwema nawe ahita amuha nyine umunsi bazahurira kwa Rwema, amuha rero aderese yose maze bagahana n'amanimero, akamubwira ati tuzahamagarana nta kibazo maze duhure. Umunsi rero baba barahanye uragera maze Yvonne akaza kwa Rwema, araza akihagera ati uba ahantu heza cyane, ufite inzu nziza, mbese iwawe hari akayaga hararyoshye rwose, naho kuruhukira.
Rwema rero ahita abiseka ati ikibabaje ni uko rwose aho iwanjye uri kuvuga nkaba njyenyine, ni ukuvuga ko nta muntu unganiriza ngira, nta jwi rindi mba numva uretse iryanjye gusa. Yvonne rero ahita amubwira ati kandi uzi n'ikindi, rwose hano hantu ntabwo hayoberanye kuko nahise mpamenya, ntabwo rwose byangoye kugira ngo mpagere. Yvonne rero ahita ahereza impano abazaniye Rwema ati aka ni nako nari nkuzaniye. Rwema arebamo maze agasanga harimo imbuto, ahita yishima cyane ati urakoze. Ahita rero abaza Yvonne ati none se nguhe iki cyo kunywa? Yvonne nawe ati nta kibazo rwose, mpa kawayini karangwa neza niba kari hafi. Rwema ati yego, nta kintu kimwe waburira mu rugo rwanjye, ibintu byose rwose birahari. Amuzanira rero icyo kunywa maze bagatangira kuganira. Rwema abwira Yvonne ati uri mwiza cyane, noneho kukubona useka utarakaye, umuntu uri kubona ubwiza bwawe birenze, ubu rwose nibwo nkubonye neza kuruta wa munsi twahuraga ubwa mbere, ni ukuri ufite ubwiza butangaje. Yvonne nawe ati nari ntegereje rwose kuri bubimbwire, ati none se urabona nsa n'umusheri wawe? Rwema turebye nta musheri mfite, ati nagiye mpura rwose n'ibibazo byo gukundana n'abakobwa ariko bikanga nyine, ngasanga kubera ko tutava mu ntara zimwe, buri gihe ngasanga bo rwose bava mu majyepfo kandi njyewe mba mu majyaruguru, maze rwose bikarangira iwabo banze yuko dushakana. Yvonne rero ahita amubwira ati ariko se kubera iki ibyo bintu ababyeyi babikomeza, buriya koko aho umuntu avuka hakabaye haba ikibazo koko? Yvonne ahita amubwira ati ariko hagati aho nanjye nyine ndi uwo mu majyepfo, niho rwose mvuka, ariko ntabwo mba numva impamvu ibyo bintu ababyeyi babigira, nyine babigira impamvu yo kumva ko rwose abana badashobora kubana. Rwema ahita amubwira ati rwose nanjye ntabwo nzi impamvu, gusa abakobwa bose twakundanaga bamenyaga ko ndi uwo mu majyaruguru, maze rwose bagahita bose banyanga, ntabwo nzi impamvu, sinzi impamvu banyangaga. Guhera uyu munsi rero Rwema na Yvonne batangira kujya bahamagarana inshuro nyinshi ndetse bagahura kenshi bakaganira, cyane cyane ko rwose Rwema yakundaga umuntu umuganiriza. Hashira iminsi rero maze basohokanye bari ahantu ku mazi n'ubundi bari kuganira, maze Rwema agasaba Yvonne ko yamubera umukunzi. Yvonne rero nawe wararangije kwiyumvamo uyu musore uba rwose umukunda kandi amwishimira, ntabwo rwose abitindaho, ahita amubwira ati nta kibazo twagerageza. Aba bombi rero noneho batangiye kujya basohokana nk'abasheri. Rwema rwose agakunda kujyana uyu mukobwa ahantu hose heza aba azi, ku nkombe z'amazi, ahantu nyine hagiye hatandukanye kandi hari umwuka mwiza. Yari umusore rero uretse rwose kuba yari umuganga azi gukiza ubuzima bw'abantu, rwose yari anazi gutanga keya, ku buryo umukobwa bakundanaga yabaga rwose ari mu ijuru rito. Akenshi nk'iyo yabaga yasohokanye na Yvonne yakundaga kumufata maze akamushyira mu mugongo, akamuzengurukana aho ku nkombe z'amazi, akamuterura inshuro nyinshi, rwose yaramuteteshaga bishoboka byose. Iyo babaga kandi bari gufata amafunguro, ni Rwema yabaga ari gutamika Yvonne, ntabwo rwose yajyaga afata furushete, yari yaramubwiye ati mukunzi wanjye ndahari ku bwawe, reka rwose njye mbigukorera ibintu byose. Yvonne rero yishimiraga uyu musore cyane cyane rwose. Umunsi umwe rero Yvonne abwira
abwira Rwema ati ndifuza rero kuguhuza na mama wanjye, ndashaka rwose ko muzahura maze ukamusuhuza mukamenyana. Rwema rero aza gusura Yvonne, baba bicaye mu nzu bari kuganira, ari kumubwira ati ariko sheri, uzi yuko mu gihugu cyacu bivugwa ko ariho haba abantu beza kandi nanone bafite ubwenge? Yvonne ati burya se koko nibyo? Rwema ati cyane niko bimeze. Baba bari muri ibi rero maze mama wabo akaba arinjiye. Rwema ahita abaza Yvonne ati ni mama wawe? Yvonne ati cyane. Yvonne ati mama ni karibu. Mama rero wa Yvonne yinjira areba uyu musore cyane, aba rwose abona ari umusore mwiza, agahita abwira Yvonne ati none se uyu musore mwiza cyane rwose utagira uko asa ni uwa hehe? Yvonne ati uyu musore yitwa Rwema, ni inshuti yanjye cyane. Ati Rwema uyu rero ni mama wanjye. Mama we rero ahita yicara gato maze akamubaza ati none se umuhungu wanjye ukomoka hehe, uri uwa hehe? Rwema rero ahita amubwira ati nkomoka mu majyaruguru. Uyu mumama ahita yijima bamureba, aba yari ari guseka rwose anezerewe yishimiye uyu musore, ariko bamara kumubwirira ijambo maze agahita ahaguruka akajya mu cyumba. Rwema ahita abaza Yvonne ati none se hari ikintu kibi naba mvuze? Kubera iki mama wawe mbona rwose aba ari nk'utishimye? Ni uko se mubwiye ko ndi uwo mu majyaruguru? Gusa ntabwo abitindaho, Yvonne ahita amubwira ati ndakeka rwose ibyo bintu mama atabikora, ahubwo waba unaniwe, buriya rwose ubutaha muzavugana kandi bizagenda neza. Gusa nanone Rwema we rwose abigiraho ikibazo, ahita rero abwira Yvonne ati n'ubundi nari ngiye gutaha kuko rwose hari umuntu nyine nagombaga gushyira kuri diyalize, ubwo rero amasaha yari ageze, reka ngende ubwo tuzasubira. Yvonne rero ahita aherekeza Rwema maze akamubwira atugire ibihe byiza mukunzi, ndagukunda cyane rwose. Rwema we rero agenda abyibaza ari mu modoka, ati ese buriya habaye iki? Ibyo ari byo byose ntabwo ari uko ndi umusore mubi, kuko mama we yinjiye abivuga neza ko ndi umusore mwiza. None se n'iki kintu cyaba cyamuhinduye mu masegonda make? Ibyo ari byo byose buriya nawe ashobora kuba ameze nk'abandi babyeyi, adakunda ko rwose umwana we yavugana n'abasore bavuka mu majyaruguru. Yvonne we rero asubira mu nzu maze mama we agahita agaruka kumureba, ahita amubaza ati ariko se ma, buriya koko unkoze ibiki? Urabona utansebeje? Mama we ati ni gute unzanira abasore bo mu majyaruguru mu nzu? Maze mama we agahita amubwira ati ndifuza ko rwose ibyo byanyu muhita mubihagarikira aha, ntimuzongere kubonana ukundi. Yvonne ati ariko ma nawe ntugakabye, nta nubwo umuzi, nta kintu cyane kimwe uramenya none ngo tubihagarike? Ati rwose Rwema ni umuntu mwiza, ni umuganga ku bitaro nyine aba ari nabimubwira izina, ni umuntu mwiza rwose nta kibazo. Mama we ati jya unyumvira kandi ibyo mvuze jya ubikora nyine gutyo. Ati bari abantu bo mu majyaruguru nibo rwose batumye papa wawe apfa, kubera ko baratwanga cyane kandi banangaga papa wawe cyane. Ntabwo rero nshaka rwose gukomeza gukururana nabo, ubwo nyine rekana n'uriya musore niko mvuze. Ubwo kandi mama wa Yvonne aba abyuka anahaguruka yisubirira mu cyumba, aba arakaye cyane rwose, isura yijimye. Umunsi wakurikiye rero umushuti wa Rwema aza kumusura. Rwema aramubwira ati umva nkubwire, noneho rwose urukundo rwaranyizaniye neza neza, nicaye ruraza runyitereka imbere. Ati mufite umukobwa turi gukundana, ndamukunda ntabwo ushobora kubyumva. Kuri iyi nshuro noneho ntabwo azancika, ntabwo nzareba inyuma, ni ukumufata n'amaboko yombi nkamukomeza. Uyu musore rero ahita abaza Rwema ati mbwiza ukuri, uwo musore, uwo mukobwa ni mukobwa ki rwose wagukuye mu byawe noneho? Rwema ati uzi ukuntu ateye se, uretse kuba ari mwiza inyuma, ni umukobwa uzi ubwenge, ni umukobwa uzi gukora, mbese ni umukobwa ufite ibitekerezo. Iyo muri kuganira uba wumva uri kuganira n'umuntu wa nyawe.
uyu musore w'inshuti ya Rwema ahita amubwira ati ngaho rwose munyereke ndebe niba umufite ku ifoto. Rwema akura telefone mu mufuka maze agahita amwereka ifoto ati reba, reba rwose wantwaye umutima, reba umukobwa mwiza rwose. Uyu musore rero aramureba ati none se Rwema, ntabwo uyu mukobwa wari umuzi? Uyu mukobwa ni umukobwa wa wa muminisitiri w'ubwikorezi wavuyeho. Rwema tuzi yuko atigeze abivuga na rimwe, ntabwo yigeze abivuga mu kanwa ke ko ari umukobwa wa minisitiri. Uyu musore ahita amubwira ati uri umunyamahirwe cyane. Rwema ati niyo mpamvu nyine ngomba kumukomeza, ndi umunyamahirwe ndabizi rwose ko ndi umusore wavukanye amahirwe. Urukundo rero rukomeza gushyuha hagati rwose ya Rwema na Yvonne, bakomeza kujya bisohokanira umunsi ku wundi. Ntabwo rwose hashoboraga gushira iminsi 3 batarasohoka, kuko Rwema yakundaga uyu mukobwa cyane, yabaga yumva yaba muri iruhande iminsi myinshi, cyane cyane ko ari nawe wamufashaga nyine kuruhuka mu mutwe, kubera kuko bahuraga bakaganira, yatahaga rwose yumva yabaye mushyashya. Hashira iminsi mike rero Yvonne aba ari kwa Rwema, baba bicaye muri salo bari kuganira n'ubundi ya magambo yabo nyine y'urukundo. Rwema afata ikiganza cya Yvonne maze akagikoresha neza mu gatuza mu ruhande rw'ibumoso, akamubaza ati uri kumva iki? Yvonne ati ndi kumva nyine umutima wawe utera. Rwema ati nawe rwose urimo imbere aho nyine wumva umeze nka kwa kundi nyine, nka kwa kundi amazi y'inyanja aba ari kugenda yikubita ku nkombe, yongera asubirayo, yongera agaruka. Uko rwose wumva umutima wanjye uri gutera, ni wowe urimo imbere. Yvonne rero ahita abwira Rwema ati ndakubuze rwose, burya ndakwemera kuko ubuze amagambo y'ubwenge, amagambo y'urukundo kandi atuje, atuma umuhanga rwose mu bintu byerekeranye n'amagambo meza y'urukundo. Yvonne ahita abwira Rwema ati ndagukunda cyane. Baba rwose begeranye barebana mu maso, maze Rwema nawe ati nanjye ndagukunda. Bahita batangira gusomana, maze bagahita bumva umuntu ari gukomanga, akomanga cyane ariko mu buryo buteye ubwoba. Yvonne abaza Rwema ati ubwo se ubonye ndi gukomanga? Rwema ati wabona ari wa musore w'inshuti yanjye? Yvonne ati ubwo se ubwo ni uburyo bwo gukomangamo koko? Uzi ko wagira ngo umuntu ari kumena inzugi. Rwema rero ahita avuga ati injira. Bajya kubona bagabona hahise hinjira mama wa Yvonne. Mama wa Yvonne ahita avuga ati koko burya ibyo bambwiraga byari byo, nageze mu rugo maze bambwira ko uri hano, none koko niho wari uri? Haguruka vuba tugende kandi gira vuba. Gusa nyine ubwo Yvonne na Rwema baba bakibona mama wabo, maze bagahita bose bahaguruka. Rwema rero aba atangiye gusuhuza mama wabo ati mama muraho mumeze neza? Mama wabo ati gumana ayo magambo yawe y'ikinyabupfura ntayo nshaka kumva, uyu mukobwa naze dutahe ntagire vuba. Yvonne ati ariko ma nawe ntukarengere, genda ndagusanga mu rugo, ubu njyewe ndi umwana usanga ahantu nagiye maze ukaza kuncyura. Mama ati ngwino tugende vuba cyangwa se nshyireho imbaraga, kandi urabizi ko nabikora, njyewe nta mikino ngira. Rwema ahita abwira Yvonne ati genda mukunzi, genda umvira mama wawe, umubyeyi nyine ni umuntu wo kubaha, genda. Mama we atangira kumukurura, ariko Yvonne agahita avuga ati nsize telefone yanjye, ahita ayifata maze bagahita bagenda. Rwema nanone kandi inshuro ya kabiri asigara rwose ari kwibaza iby'uyu mubyeyi byamuyobeye. Yvonne rero na mama we bagera mu rugo, maze mama we agatangira kumubaza ati ubundi uriya musore mumaranye igihe kingana iki? Yvonne ati amezi 6. Mama we ati ntumbwire ko waba umaze amezi 6 yose uteretana n'umusore uba mu majyaruguru musohokana, ibyo bintu ntubimbwire. Ubundi ku myaka yawe njyewe rwose nari ndi gutekereza ku muntu tuzakora ubukwe, ku muntu tuzabana, ntabwo nari ndi guta igihe nk'uko kwawe. Yvonne nawe ati uzi ko uvuze ibyo ukanyibutsa ma, nyine n'ubundi yambwiye ko rwose yifuza ko twazabana, arashaka rwose ko nazamubera umugore.
mama wa Yvonne ati ngo ngwiki, ati ukifata ukabana n'umuntu umuntu wo mu majyaruguru ntabwo byashoboka, ati none se nkwibarize abasore bose bo mu majyepfo ndetse n'abo mu burasirazuba wabuze undi musore mwabana ku buryo wabana n'uriya musore? Ntabwo rwose nagushyigikira habe na mba. Yvonne ati ariko ma, kubana rwose na Rwema njye ntabwo aho avuka ntabwo bindeba, ndamukunda cyane, ikindi kandi ni amahitamo yanjye, urukundo rujya aho rushaka, arankunda nanjye nkamukunda, rero njyewe namuhisemo nanjye nta nenge yindi rwose afite, numva nta kintu na kimwe cyambuza ko twabana, uriya musore ni mwiza ku maso, afite umutima mwiza, noneho rwose afite n'ibitekerezo bizima, nta kintu na kimwe cyambuza rero kubana nawe. Yvonne ahita abwira mama we ati ariko ma, nta kintu wabihindura kuko narangije kumuhitamo. Mama we ati ntabwo rero bishoboka, genda umubwire ko agomba gushaka umukobwa w'iwabo, atari wowe rwose mugomba kubana. Yvonne ati ma, ibyo byose uri kuvuga ntabwo bishoboka kuko ndatwite, ntwite inda ye. Mama we ati hoya ntumbwire, ubwo uri kumbeshya kugira ngo wumve ibimvamo, ntabwo waba utwite. Yvonne ati ndatwite rwose, ndetse mu cyumweru gitaha bazaza nyine gutangira imihango y'ubukwe. Mama we ati ntabwo bishoboka, nizere ko rwose atari hano bazaza, hano ho ntabwo byashoboka. Mama wa Yvonne rero ajya kureba Rwema maze akamubwira turatekereza se yuko watera umukobwa wanjye inda maze bikarangirira aho, aturaje rwose uzabona uwo ndi we, ati gusa mbere y'ibyo byose rekana n'umukobwa wanjye, jya kure ye rwose, ntabwo nshaka umubano wawe nawe. Rwema aricecekera maze uyu mubyeyi yamara kumubwira ibyo yagombaga kumubwira akigendera. Rwema rero ajya kureba umushuti we w'umusore maze akamubwira ati ibintu byanjye rwose neza biri kugenda byangirika. Mama wa Yvonne yanze ko dushobora gukundana. Uyu musore aramubwira ati ariko birumvikana kandi ni n'ubwoba twari dufite, abantu rwose bo muri iriya ntara baratwanga kandi nawe urabizi, nta muntu rero wo muri iriya ntara wakwifuza gushyingira rwose uwo mu ntara yacu, noneho kumva ko wamutereye umukobwa inda mutaranabana, ntabwo rwose ariko kwishimira habe na gatoya, ahubwo umva nkugire inama, wowe kora ibishoboka byose maze ugende utanga inkwano, uriya mukobwa nyine umugire umugore wawe bizwi ku mugaragaro, uriya mubyeyi azakubaha, azabona ko nyine uri umusore kandi wihagazeho, azabona kandi ko udakeneye kwandagaza umukobwa we. Rwema ati ibyo bintu byose ndabyiteguye, ni ukuri nta na kimwe cyananira muri byo, ariko ikibazo uriya mubyeyi ntabwo ankunda, aranyanga wagira ngo hari ikindi kintu twapfuye. Mushuti we ati nyine wowe gerageza ibyo ngibyo maze turebe ikizavamo. Rwema ati nta kibazo ndahari rwose, reka ahubwo ntangire mbyitegure. Rwema rero koko abitekerezaho maze nyuma y'iminsi mike akajya kureba mama wa Yvonne. Agerayo rero maze mama wa Yvonne akamusanga muri salo ati wowe se kandi urashaka iki? Rwema rwose umusore wubaha cyane aba ari kuvuga yafatanyije ibiganza, bigaragaza rwose ko yubashye uyu mumama, ndetse rwose ameze nk'uwunamye, igice cye cyo hejuru yacyunamishije rwose, bigaragara ko yamuciriye bugufi bishoboka byose. Ati nifuzaga ko rwose twavugana. Mama wa Yvonne ati mbwira rero ibyo ushaka kumbwira vuba vuba. Rwema ati njye na Yvonne twiyemeje ko tugiye gukora ubukwe, narinje rero kubasaba ngo mumfashe rwose maze mumbwire inkwano zikenewe tuzitange, maze dukurikize uko rwose imihango yose ikurikirana maze tuzakore ubukwe. Uyu mumama ahita amubwira ati ceceka, ati ngo mukore ubukwe? Ati nsohokera mu nzu ugira vuba, nta rindi jambo nshaka kumva urenzaho. Rwema rero ajya kongera kubwira irindi jambo, maze uyu mumama akamuca mu ijambo ati sohoka vuba, sinkunda abantu bansuzugura, ntabwo rwose nkunda abantu banyubahuka.
Rwema rero umusore ucishije make ahita ahindukira maze agasohoka buhoro agera ku muryango agahindukira kandi akareba muri iyi nzu. Amara gusohoka maze mama Yvonne ati nta soni gusa, nta soni afite aranyinjirira mu nzu avuga amagambo adasukuye ngo arashaka ngo kubana n'umukobwa wanjye. Yvonne rero Rwema aramuhamagara maze rwose akamubwira ibisubizo yakuye iwabo. Yvonne ataha noneho yenda gusara, araza agahita abwira mama ati ma wakoze biriya bintu Rwema koko wifashe umubwira ariya magambo ngo ntabwo ushaka ko tubana, kubera iki se ubundi udashaka ko tubana? Mama we ati ndakubwiza ukuri nta muntu n'umwe wo muri famiye yacu wakwemera rwose kuko ari ubukwe n'uriya musore nta n'uwabuzamo nta wabushyigikira kandi urabizi. Yvonne atupa rero n'ubundi ntabwo ngendera kuri mwebwe kuko ntabwo ari mwe munkundira, nta nubwo mwampitiramo uwo nkunda kuko ndakuze bihagije. Ubwo rero rwose nta cyahagarika ubukwe bwanjye nawe, nta n'icyahagarika urukundo rwanjye na Rwema, nta cyadutandukanya rwose. Ahubwo ndashaka kukubwira ko nanjye nafashe icyemezo, umwanzuro nawufashe ngomba kubana na Rwema, mubishaka cyangwa mutabishaka ibyo birabareba, nta muntu rwose kandi wampagarika. Mama wa Yvonne we rero ahita ahamagara musaza we akamubwira ati noneho ubanza rwose uriya umusore wo mu majyaruguru yaratorogeye umukobwa, ati tekereza ko umwana wanjye yasaze ngo agomba kubana n'uriya umusore byanze bikunze. Ndashaka ko rwose uvugisha Yvonne kubera ko ntabwo nshaka rwose ko ishyano rigwa, ntabwo nshaka ko abana n'uriya musore, muvugisha hakiri kare ibintu rwose bikiri hafi. Rwema rero we amara igihe rwose yibereye mu gahinda, nta telefone n'imwe aba akitaba, abantu bo mu muryango we baba baramuhamagaye baramubuze, ariko nyine mbere aba yarababwiye uko byamugendekeye, ko yakunze nyine umukobwa wo muri cya cyerekezo badahuza, none bakaba baramwanze. Onkire we rero aza kumusura, aza kumureba maze agakomanga. Rwema akamubwira ati injira. Uyu mupapa rero arinjira maze Rwema agahita amubwira ati kutari wambwiye kuri buze? Onkire we ati none se ko nta telefone n'imwe ukitaba, abantu bose barakubuze kuri telefone? Rwema ati rwose ntabwo ndi muri mudi yo kuvugana n'abantu, niyo mpamvu. Onkire we ahita amubwira ati mwana wanjye rero nari nkuzaniye rwose surprise, ati hari ururabo nari nkuzaniye uretse gato. Ahita rero asohoka hanze maze akinjira ari kumwe n'umukobwa, ahita amubwira ati uyu mukobwa rero yitwa Adriana, ati nari mukuzaniye rwose ngo muganire maze urekane n'abari bakobwa tutumvikana. Uyu mukobwa ni mwiza, yararezwe, turamuzi neza kandi rwose duhuje imico, ubwo rero urumva ko ari byiza cyane. Rwema areba onkire we maze akamubwira ati ngwino tujye hanze tuvugane turi babiri. Bajya hanze akabaza onkire we ati ibi bintu uri gukora ni ibiki? Onkire we ati ntabwo se ureba ko nakuzaniye umukobwa mugomba gukundana mukanashakana, kubera ko rwose ntabwo nifuza gukomeza kwiruka muri bariya bakobwa bo muri iriya ntara. Rwema ati ntibyashoboka, ibyo rwose ntibyashoboka habe na mba. Ahita rero asubira mu nzu maze akabwira uyu mukobwa ati ndakwinginze ntugire ngo rwose nta kinyabupfura ngira, oya rwose ntabwo bigeze bambwira ko uri buze turi bubure uyu munsi, kandi mu by'ukuri meze nabi mu mutwe, ndajagaraye, mfite ibintu byinshi byo gutekereza, ntabwo rero ni ukuri nabona umwanya wo kukwitaho wowe gusa, ntugire ngo rwose ndi umuhungu utubaha, ntabwo ariko bimeze. Ahita rero acaho maze akigira mu cyumba. Uyu mukobwa akamubwira ati hangane bizakemuka ntugire ikibazo, bizajya ku murongo. Onkire rero wa Rwema arinjira maze agasanga Adriana ahagaze muri salo ariko rwose yijimye kubera amagambo baba bamaze kumubwira. Ahita amubaza ati ari hehe? Adriana ati yagiye mu cyumba.
Rwema rero ahita yigendera agafunga icyumba burundu, onkire we aramuhamagara ariko akamwihorera. Ku rundi ruhande rero nanone onkire wa Yvonne nawe aza kumureba kuko nta papa we aba agira, ubwo aba ari nyine umugabo w'indimwe na papa we. Araza akamubwira ati mwana wanjye ntabwo rwose ushobora gushaka uriya musore, kubera ko papa wawe kera akiriho yarabangaga bariya bantu, kuko rwose igihe yari ari iwabo bamufashe nabi cyane, ubwo rero yarabangaga kandi nabo baramwangaga. Bivuga ko rero rwose n'urupfu rwe rwaba rwaraturutse ku bantu bo muri iriya ntara, ubwo rwose ntabwo bishoboka ko mwabana. Yvonne ati ariko ubundi nkwibarize onkire, mwaretse ahahise n'abahise bose bakajyana tukabibagiranwa, ntidukomeze rwose kuzana ibyo bintu byahise ngo tubizane mu ubu ngubu. Onkire ati ntabwo bishoboka, papa wawe yari umugabo wiyubashye, twaramwubahaga twese, ntabwo rero ikintu yangaga twagikora ubu ngubu atakiriho. Yvonne rero ahita abwira onkire we ati none se ubundi nkwibarize onkire, kuri kumbwira ngo twebwe nyine ngo twari abakristo ngo bazwi, ngo ntabwo rero nabana n'abari abantu kuko noneho bo rwose abo muri iriya ntara ari n'abayisilamu, ngo ntabwo twabana, nyamara mama wanjye uwo mukristo nyine wiyemera yarambwiye ngo nzakuremo iyi nda. Uratekereza se atari icyaha cyo kwica? Gute se nareka kubana n'umuntu ngo ni uko tudahuje ibintu byose, ariko nyamara mukantegeka kwica umuziranenge ngo ni uko ari amaraso y'umuntu mudashaka? Ubwo se murumva ibyo atari icyaha kandi gikomeye? Onkire we ahita amubwira ati hoya, reka twe kuvuga kuri iyo ngingo kuko rwose turashaka yuko utazasebya izina ryacu. Yvonne ati nicyo kibibabarije, mwebwe murashaka ko ntasebya izina ryanyu, ariko munyumvire ibintu byose muri kumbwira gukora. Umva rero nkubwize ukuri rwose onkire wanjye ndakubaha urabizi, ariko uretse urupfu rwonyine nirwo rwambuza kubana na Rwema. Ndabibabwiye kandi mubimenye, ni iryo jambo ryanjye rya nyuma mvuze, nta muntu n'umwe wabasha kumbuza kubana na Rwema, uretse urupfu rwonyine nirwo rwabimbuza. Onkire we ati koko se? Yvonne ati yego, nafashe icyemezo kandi rwose ndakuka. Yvonne rero uba warakaye cyane ahita agenda maze akazinga imyenda ye akayishyira muri varize, arasohoka rero agahita ahura na mama we, aramubwira ati ndagiye rwose, nsanze umugabo ntwitiye, umugabo wankunze kandi nanjye nkunda, n'ubundi ntabwo nabasha kuba aho atari. Mama we ahita amubwira ati mva rero nkubwire, nuramuka urenze kiriya gipangu umenye ko utazongera kugaruka muri uru rugo, ikindi kandi ndaba nguciye mu muryango wanjye, ntabwo rwose uzongera kwitwa uwo muri uyu muryango ukundi. Yvonne arabyumva ateze amatwi maze agahita amubwira ati nta kibazo rwose mubyeyi mwiza, ahubwo uhita utangira kunca kuko nagiye. Ahita afata rero varize akayishyira mu modoka maze akagenda. Agera rero kwa Rwema agakomanga, Rwema yafungura akabona Yvonne yikoreye n'amavarize, ahita amubaza ati mukunzi se noneho ko uje ufite n'amavarize bimeze bite? Yvonne aramubwira ati umva rero nkubwire, ntabwo rwose nzasubira mu rugo, ntabwo nabaho ntagufite, ngomba kubana nawe, none rero ndaje, uko byagenda kose nyine tugomba kubana. Rwema aramuhobera cyane akamusoma maze akamureba mu maso amufashe ku matama, akamubwira ati umva rero mukunzi, ndagukunda cyane cyane rwose, ariko nanone si uku nshaka ko tubana, sinshaka ko tubana mu buryo butemewe, ntabwo kandi nshaka ko tubana uhanganye n'ababyeyi bawe, sinshaka rwose kugutandukanya n'umuryango wawe, ahubwo ndashaka ko binyura mu nzira ya nyayo, maze tugakora ubukwe bwose bunyuze rwose muri etape zose, imihango yose ikurikirana tukayikurikiranya maze tukabana. Yvonne aramubwira ati none se ushatse kuvuga ko udashaka ko rwose nguma iwawe? Rwema ati hoya nta kibazo, rara hano, ariko ejo uzasubire kureba mama wawe maze rwose umubwire ko wisubiyeho, umusabe imbabazi byongere bibe amahoro. Ati
ahubwo hari ikindi natekereje, ati urabyumva gute turamutse twikoreye ubukwe mu ibanga rikomeye nta muntu n'umwe ubizi, maze tukibanira ariko nanone tukabana twakoze imihango yose y'ubukwe, tukabana nyine Imana yabihaye umugisha. Yvonne ati ahubwo icyo gitekerezo ni icya nyacyo, ati ubundi niyo mpamvu ngukunda uzi ubwenge, ati noneho reka ndare hano, ejo mu gitondo nzasubirayo maze njye gusaba imbabazi mama, rwose nce bugufi nimubwire yuko nabivuyemo. Babyumvikana batyo rero, maze bwacya Yvonne agasubira mu rugo, aragenda akabwira mama we ati umva rero mama, nabonye rwose nta kubabaza, nisubiyeho ku gitekerezo cyanjye, icyemezo nari nafashe nagihinduye, ndagarutse mu rugo kandi rwose umbabarire kuba nari nagusuzuguye, ntabwo nzongera kubonana n'uriya musore ukundi, ibyanjye nawe birangiriye aha, ntaho tuzongera guhurira. Mama we ahita amubwira ati urakoze mwana wanjye, kandi rwose ugarukiye igihe kubera ko uje amazi atararenga inkombe, urakoze kubitekerezaho neza maze ukamenya ko wibeshye. Yvonne rero aguma iwabo, ariko mu by'ukuri Rwema na Yvonne bagakomeza kwipangira ubukwe bw'ibanga, ndetse rwose bapanga uko bazagenda, bakanapanga uko bazahita bajya mu kindi gihugu bagatoroka maze bakababura burundu. Wa mu onkle rero wa Rwema aza kubimenya ko rwose Rwema agiye kuzakora ubukwe mu ibanga n'uriya mukobwa Yvonne. Uyu mu onkle rero ntabwo yashakaga rwose ko aba bombi babana, ahita yigira inama rero yo kubatandukanya neza cyane. Aricara rero maze akandika amaletire abiri, imwe rero ayandikira Rwema, indi akayandikira Yvonne. Iya Rwema rero ibivuga iti rwose mbabarira mukunzi, naguciye inyuma, umwana ntwite ntabwo ari uwawe, ntabwo rwose nkinagukunda, ndakwinginze rwose reka dutandukane, ikomereza ubuzima bwawe nanjye nkomeze ubwanjye, n'ubundi kuba naraguciye inyuma nkaba ntwite umwana utari uwawe, ni ukuvuga ko nkunda se w'uyu mwana ntwite, ubwo rero ndumva icyiza ari uko rwose twarekana. Iyo leta rero barayifata maze bakayoherereza Rwema. Rwema bakiyisoma maze agacika umugongo ucikamo kabiri, aricara mu ntebe akarira akananirwa guhora kubera ukuntu rero aba yumva ababaye rwose, ahita afata icyemezo cyo kwigendera akava muri iki gihugu, ahita avuga ati n'ubundi nta kintu rwose naba nsigaranye, nta n'icyo naba ndamira, reka nigendere. Ahita rero afata umushoferi maze akamubwira ati ejo mu gitondo uzaze rwose untware ku kibuga cy'indege, ndashaka kugenda ntabwo ngikeneye kuba hano. Ku rundi ruhande rero bafata nanone n'indi lettre baba bandikiye Yvonne, maze bakamwandikira bati Yvonne rero rwose naragukunze yego nibyo, ariko nanone nabonye urukundo rwanjye nawe rudashoboka, ababyeyi bawe baranyanze, none nahisemo rwose kwishakira undi musheri, ubu rwose mfite undi mukobwa nateye inda, kandi urukundo rwacu rugeze kure, ubu rwose turi mu myiteguro y'ubukwe, ubwo rero ntuzigere rwose ugaruka kundeba, ibyanjye nawe byararangiye, ubu ngubu natangiye ubundi buzima bushya, sinkigukunda habe na busa, ntabwo nkigutekereza rwose, byararangiye ibyanjye nawe, ntuzatekereze ko hari akantu na gato kakiri hagati yanjye nawe. Iyi lettre rero bayishyira Yvonne. Yvonne arayisoma noneho agasara neza neza, ati ntabwo byashoboka, oya ntabwo Rwema yanyanga, ni gute se yanyanga mutwitiye umwana maze akishakira undi mukobwa, ngasigara njyenyine ndera uyu mwana njyenyine, ibi bintu ntabwo yabinkora. Aragenda rero Yvonne akajya mu cyumba maze rwose akanga gufungurira buri muntu wese akifungirana, ararira umunsi wose. Buracya rero maze mu masaha rwose akuze hakeye nyine nko mu masaa yine, akagira inama yo kujya kureba Rwema kugira ngo amusobanurire ibi bintu. Ajya rero agakomanga ariko akabura umuntu, umuturanyi araza akamubwira ati Rwema ntabwo agihari, yagiye rwose, bivuga ko ashobora kuba yagiye mu kindi gihugu.
noneho Yvonne yicara imbere y'umuryango maze Sukurira akivayo ararira akavuga ati ntabwo wankora ibi bintu Rwema, koko nibyo ibyo wanyandikiye kuva wanagiye, ubu nyine ni ukuvuga ko urukundo rwanjye nawe rwarangiriye aha, ibi bintu ntabwo wabinkora ni ukuri. Noneho rero Yvonne arataha yagera mu nzira akumva rwose ntabwo akeneye kujya mu rugo, ahita rero agenda akicara ahantu maze n'ubundi agakomeza kurira, ariko nanone aba akiri mu nzira maze akigira inama yo kujya kureba nyine kwa onkire we kubera ko aba yarigeze kuhamujyana. Ajyayo rero agahita ahura n'ubundi n'umutante wa Rwema, niwe asanga nyine ari imbere y'umuryango akamubwira ati rero narinje hano, ati Rwema yigeze kuba hanzana ambwira ko ari kwa onkire we, naramushatse rero mu rugo ndamubura, none narinje kureba ko rwose yaba atari hano. Uyu mutante ahita amubaza ati none se wowe kandi urinde? Yvonne ati nitwa Yvonne, nari sheri we rwose twarakundanaga ibintu bigeze kure. Uyu mutante aramubwira ati rero sinumvise ko mama wawe yabyanze rwose, yavuze ko atagushakana na Rwema. Ntabwo Rwema rero rwose ubu yahinduye ibitekerezo, nawe ubu yatangiye ubundi buzima, yagiye kuba mu gihugu cyo hanze, ndakwinginze genda nawe uhindure ubuzima mwana wanjye ni ukuri. Gusa nyine uyu mutante wa Rwema bakibwira ibi bintu Yvonne maze akaba yikubise hasi kubera ko yari asanzwe arwara asima, atangira guhumeka nabi rero rwose ameze nk'umuntu ugiye gupfa, arwana n'umwuka akarwana n'umwuka, maze Yvonne agahita agenda akareba mu isakoshi ye agahita agasanga harimo agapompe, ahita akazana rero maze agatangira kwibaza ati aka kantu noneho ndamenya bagakoresha gute, gusa aragakandakanda maze kubw'amahirwe akabona akumva kari gusohora nyine umwuka, apompa rero uyu mutante wa Rwema maze akongera akagarura ubuzima. Aramwegura akamubwira ati urumva umeze neza? Ati nari ngize ubwoba nigize ngo urapfuye ni ukuri. Uyu mutante wa Rwema ati nyine ibi bintu nyibanira nabyo, krize imfatira aho ariho hose, ariko noneho kuri iyi nshuro nari gupfa byanze bikunze kubera yuko isakoshi yanjye yari iri kure cyane, urabona aha hantu rwose sinari kubasha kuhava, iyo utahaba ibyanjye byari birangiye. Urakoze ni ukuri mukobwa mwiza, ibintu nkoreye ukijije ubuzima bwanjye. Yvonne aramubwira ati hoya nta kibazo, ibi ngibi umuntu wese ufite umutima yabikora. Uyu mutante wa Rwema rero asezeranaho na Yvonne, ariko rwose agasigara ababaye, ati uyu mukobwa ni umwana mwiza cyane kuko uko bamumbwiye niko ameze, ukuntu rwose atitaye yuko umuhungu wacu yamwanze ngo andeke mfe cyangwa se ngo yite ku bibazo yari yifitiye yigendere, nyamara akabanza akarwana no gukiza ubuzima bwanjye, iyo atahaba rwose biba bindangiranye. Yvonne rero we ahita afata imodoka nyine noneho akemeza gutaha. Hagati aho ariko Rwema we aba yagiye maze yagera mu nzira gatoya agahita agaruka, agera mu nzira agahita abwira umushoferi ati nkatisha, ndashaka kubanza kujya iwabo wa Yvonne nibura nkanavugana nawe nkumva rwose ikibazo afite. Uyu mushoferi rero ajyana Rwema iwabo wa Yvonne maze akahasanga umukozi wabo, aramubwira ati ndashaka kuvugana na Yvonne gakeya. Uyu mukozi aramubwira ati ntibishoboka kubera ko rwose twamubuze guhera mu gitondo, ati mama we rwose yagiye kuri polisi gutanga ikirego, barakeka ko rwose ari wowe ahubwo mwaba mwatorokanye. Rwema ati ibi bintu ntabwo bishoboka gute se twatorokana kandi atakinkunda, ni gute twajyana? Gusa nyine ahita ahangayika kubera gusanga uyu mukobwa yabuze, maze cya gihugu bagiyemo ntaba akikigiyemo, ahita yongera agasubira kandi mu rugo kugira ngo abanze rwose ashake uyu mukobwa amubone, kuko aba ahangayitse kuba yabuze, aba yibaza ibyamubayeho byamuyobeye.
Mama rero wa Yvonne aragaruka maze uyu mukozi akamubwira yuko wa muntu bakekaga ko bajyanye yaje kumureba mu rugo. Mama we ahita yumva ko noneho ibintu bikomeye ibyo ari byo byose, koko umwana we atatorokanye na Rwema. Ahita rero ahamagara wa mu onkle wa Yvonne akamubwira ati umwana yabuze. Uyu nawe araza yihuta cyane maze akaza akamubwira ati ndumva njyewe inama nakugira si uko twabyinjizamo polisi, ahubwo twakabaye tubanza kumushaka ahantu hose, kuko niba yafashe icyemezo cyo gusohoka igihugu ibyo ari byo byose yasohotse n'imodoka, ubwo rero twakabaye dushaka hose rwose twamubona. Baba bakiri muri ibi rero bibaza icyo gukora, maze bakabona Yvonne araje uba umeze rwose nk'umuntu warwaye warembye, aba ameze nk'umuntu urwaye malariya, aba ubona rwose yijimye kandi nanone nta mbaraga na nkeya afite. Uyu mukobwa aba yarize amarira menshi cyane, yinjira mu nzu rero nta muntu n'umwe bavuganye, maze agahita ajya mu cyumba cye akikomereza kurira nyine nk'ibisanzwe. Ku rundi ruhande ariko wa mukobwa nyine baba bashaka gushyingira Rwema we rwose bakomeza kuza kumureba, agera aho rwose akanaza maze akaguma mu rugo kwa Rwema, gusa nta bukwe rwose bakora, nta nubwo Rwema bamukunda, ariko nanone nta mahitamo aba afite kubera ukuntu onkle we nyine bakomeza kumubwira ko yakabaye agumana n'uyu mukobwa. Ikindi kandi aba noneho yararangije kwiyakira ko rwose Yvonne yamwanze, kuko ntaba azi neza yuko iriya baruwa ari Yvonne wayanditse. Umunsi umwe rero Rwema ndetse na Adriana baba bavuye mu modoka bagiye guhaha muri supermarket, bahita bahurirana neza na Yvonne nawe ariho ari kuva. Rwema rero ahita arebana na Yvonne, maze Yvonne yareba Rwema akabona ari kumwe n'undi mukobwa, ahita rwose amucaho nta jambo na rimwe avuze maze akigira mu modoka. Rwema we arahindukira akareba Yvonne akamukurikiza amaso hafi rwose kugwa, maze Adriana akajya ahamagara Rwema ati mukunzi, mukunzi urareba iki kutaza, habaye iki? Rwema rero aramubwira ati nta kintu kibaye, ariko akaguma ahagaze. Adriana yatse imodoka maze Yvonne yatse imodoka maze akigendera. Adriana we rero aba akomeza gukurikirana Rwema ati ariko wari ubaye iki? Rwema ati ntacyo, nta cyari cyabaye rwose. Barakora ibyari babazanye rero maze bagataha. Yvonne rero afata icyemezo maze akajya kureba Rwema iwe mu rugo. Aragenda akajyayo agakomanga, Rwema agafungura, maze Adriana akabaza Yvonne abaza Rwema ati ni gute wankora ibi bintu? Ni gute koko uwanyanze maze ugahita wishakira n'undi mugore? Ntabwo rwose nari nzi ko ibi bintu wabinkora, ntabwo nari nzi ko uri mubi bingana gutyo. Nahoraga mbona uri umukobwa, uri umuhungu mwiza w'umutima mwiza, ariko ni ukuri naratunguwe. Rwema ati ari wowe utungurwa se? Ari njye nawe se ninde wanze undi? Ntabwo ari we wanyandikiye lettre umbwira yuko utakinkunda, ufite undi musore ukunda, ndetse ari nawe utwitiye, wambeshye rwose, wari waranciye inyuma maze ukabonana n'uwo musore akaba ari we waguteye inda, ko umwana wari utwite atari uwanjye. Yvonne ati njyewe se kandi nkora ibyo bintu? Ntabwo nabikora, ibyo bintu numva nabikora ni koko nakwandikira se iletre? Ntabwo mfite telefone, urumva nabura kuguhamagara cyangwa kukwandikira message maze nkakwandikira letre? Rero Rwema yumva Yvonne akomeje guhakana, maze agahita yinjira mu nzu akamuzanira ya letre. Yvonne arayisoma maze akumirwa amagambo aba arimo n'ibintu biba birimo rwose bibi cyane bisebya uyu musore. Yvonne ahita abwira Rwema tumva ni ukuri uyu ntabwo ari umukono wanjye, iyi letre si jye nayanditse, ndakubwiza ukuri ntabwo ari jye rwose, ni umuntu wabikoze kugira ngo aduteranye. Rwema ati witangira kwisobanura, ni wowe ndabizi, ahubwo nsohokera mu nzu kandi rwose genda vuba mvira mu nzu.
Yvonne ati kuki udashaka kunyumva ahubwo se ubwo koko niba waratekerezaga ko ari njye nayanditse kuki utaje no kundeba ngo nibura nisobanure? Ntabwo rwose nari kwandika, nari kuguhamagara cyangwa nkaza kukureba. Rwema ati igendere rwose ndabizi neza ko ari wowe wabikoze. Yvonne rero arisohokera maze akagenda. Yvonne aragenda akajya iwabo yarakaye cyane, ahita abwira mama we ati ma ni gute watinyutse gukora ibi bintu? Ni gute koko ugeze ku rwego rwo gushaka kuntandukanya n'umuntu ku ngufu? Wifate noneho unamwandikire lettre imusebya imuvugaho ibintu bibi rwose ntigeze nkora kugira ngo dukunde dutandukane gusa. Mama ati mwana wanjye ibyo rwose ntabyo nakoze, urabizi turi famiye ziyubashye, ntabwo twajya mu bintu nk'ibyo ngibyo njyewe mwandikira. Oya rwose ntabyo nakoze. Gusa nyine Yvonne ananirwa kwizera rwose mama we kuko aba azi neza yuko ari we muntu uvuga ko atandukana na Rwema. Rwema rero we ahita yicara muri salo n'ubundi agatangira kwimyoza, aba afite rwose agahinda. Ahita ajya kuri telefone maze agahamagara mushuti we atuzi yuko Yvonne yaje maze akampakanira rwose ko atari we wanditse ya lettre. Ati kandi ndabizi neza ko ari we wayanditse. Yatangiye kumburanya ambwira ngo ntabwo umukono ari uwe. Tante we rero ahita yinjira uyu musore akiri kuri telefone maze agahita amubaza ati Yvonne se yari ari hano? Rwema ati yego yari ahari rwose, gusa nanone yagiye nyine musohoye mu nzu kubera ukuntu yari ari kumpakanira ngo ntabwo ari we wanyandikiye iletre. Yampakanyije rwose angira umusazi kandi ari we watumye dutandukana. Iyo atayinyandikira ntabwo tuba twaratandukanye. None yambwiye ngo ntabwo ari we wayanditse. Urumva ukuntu ashaka kungira umusazi no kungira igicucu kandi rwose ntekereza. Tante we ati none se ubundi iyo lettre ni lettre igenda ite? Yanditsemo ibikimeze iti? Yinyereke ndebe. Rwema rero ahita yizana maze akayihereza tante we. Uyu mutante ahita arambura iyi lettre akayisoma maze rwose agikubitamo amaso agahita umukono amenya nyirawo. Ahita abona ko uyu mukono nyine ari uwa oncle wa Rwema. Arayisoma rero maze agahita yifata ku matama, agahinda karamwica maze rwose akibaza ukuntu uriya mukobwa ari umwana mwiza n'ukuntu rwose uyu muonkere yamutandukanyije na Rwema. Ahita rero ashaka nimero za Yvonne maze akamuhamagara. Aramubwira ati mukobwa mwiza ni njye wa mumama watabaye cyagiye wazaga gushaka Rwema. Naragukunze cyane kandi nanone namenye ko rwose ibintu byose bakuvugagaho byose abantu bose bakuvuga ubundi bakuvuga neza, nta muntu ndumva akuvuga nabi. Ubwo rero nabyiboneyeho wa munsi rwose wantabaraga. None rero ndagira ngo nkubwize ukuri, iriya lettre ntabwo ari wowe wayanditse koko. Umusaza wanjye ari nawe kandi oncle wa Rwema ntabwo yashakaga ko wowe nawe mubana. Yashakaga ko nyine bamushyingira Adriana, uwo mukobwa wababonanye. Ati rero yanditse amaletre abiri, imwe yandikira Rwema indi arayikwandikira. Rwose yari afite igitekerezo cy'uko nubona iyo lettre uzabona neza rwose ko ari Rwema wayikwandikiye, ndetse nawe yabona iyo ngiyo yitiriwe wowe akabona neza ko ari wowe wayanditse, maze bityo mugatandukana ntawe uvugishije undi, kuko rwose amagambo yari yanditsemo yari mabi cyane kandi yumvaga mutazabasha kuyihanganira. Yvonne ati koko se, ati ibyo bintu se wari usanzwe ubizi? Ati yego nari nsanzwe mbizi, ariko nanone ntabwo rwose nari nzi yuko byageze ahangaha. Ati kubera ari ukuntu rwose wangiriye neza nabaye nkibona iyi lettre bakwitiriye numva sinabasha kubyihanganira. Ubwo kandi uyu mutante nyine anabibwira Rwema ati iriya lettre ntabwo rwose yanditswe na Yvonne ahubwo yanditswe na oncle wawe. Rwema arababara maze agasara, umujinya ukamwica, agahinda kakamwica. Aragenda rero akajya kureba nyine uyu muonkere we.
ati nta soni koko ukuntu wabibonaga neza ko uyu mukobwa yanyanze ngashaka kwiyahura ariko ukandeka ari wowe wabigizemo uruhare, kubera iki koko wankoze ibi bintu? Ati wari ubizi neza yuko uriya mukobwa ari ubuzima bwanjye, ikindi kandi yari atwite umwana wanjye, ni gute koko mwamvukije kwitwa papa maze mukambuza uburenganzira rwose bwo kumenya uwo nabyaye? Ni ukuri warampemukiye, nta nubwo rwose ugikwiriye kwitwa onkle wanjye. Uyu mu onkle atamubwira ati umbabarire, ni ukuri nabonaga rwose n'ubundi bitazashoboka ko mubana, kubera ko nta muntu wo mu muryango iwacu wari kubemerera ko rwose mushakana. Ati rero nahisemo rwose gushaka uko nabatandukanya. Rwema noneho arababara agahita amubwira ati sinshaka kuzongera kukubona na rimwe mu buzima bwanjye, kubera ko rwose ntabwo wigeze umbanira na rimwe. Rwema rero arataha maze akicaza Adriana akamubwira ati ni ukuri uranyihanganira rwose, mu by'ukuri uriya mukobwa naramukunze cyane cyane rwose n'umutima wanjye wose, ndetse n'ubu ndacyamukunda. Ubu rero rwose n'ubundi ndifuza ko nakomezanya nawe, kubera ko n'ubundi njye nawe ntitwigeze dukora ubukwe, wari uri hano nyine kugira ngo rwose tube turi kumwe, ariko mu by'ukuri ntabwo twigeze dushakana, nta n'urukundo ruri hagati yacu. Ndakwinginze rwose gerageza maze unyumve. Rwema rero kandi afata icyemezo cyo kujya gusaba rwose imbabazi Yvonne yivuye inyuma, aragenda akajya iwabo maze Yvonne akaza kumufungurira. Rwema aramubwira ati ndakwinginze utaravuga ijambo na rimwe gusa, mbabarira ndakwinginze rwose, naraguhemukiye, natumye rwose ubaho ibihe bibabaje, ariko ndakwinginze mbabarira. Yvonne ati impamvu rwose kukubabarira bigoye ni ukuntu utigeze unyizera na rimwe, utigeze utekereza ko ibintu wabonye ntabikora. Ati noneho naje no kugusobanurira nyuma rwose ejo bundi, ariko ntiwanyumva, n'ubundi ukomeza kwizera ko biriya bintu nabyandika, ntabwo rwose ari njyewe. Rwema ati ndabizi byose kubera ko tante wanjye yabimbwiye. Yvonne ati nanjye nyine niwe wabimbwiye, ariko rwose warampemukiye. Rwema ati ndagukunda cyane kandi nari ngukumbuye. Ati kubaho mu buzima ahantu utari, ni ukuri nari meze rwose nk'umuntu uri mu ishyamba, nta mucyo nari nkibona, nta byishimo. Ni wowe wajyaga unzanira ibyishimo mu buzima, none rwose igihe maze udahari ntakubeshye nari nigunze kandi nari mbabaye. Mbabarira ndakwinginze kuko ndagukunda cyane, ntabwo nifuza kongera kugutakaza, ntabwo nifuza ko hari ikintu cyazongera kujya hagati yacu. Yvonne rero ahita amusimbukira maze akamuhobera, akamuryama mu gituza akagumamo. Ati nari ngukumbuye mukunzi, agahita atangira kurira. Ati ndagukunda cyane, numvaga rwose kuba narakubuze hari igice cy'ubuzima bwanjye nabuze, numvaga ntacyuzuye. Ndagukunda cyane ntabwo ushobora kubyumva. Rwema rero arongera agafata uyu mukobwa ku matama maze agatangira kumuhanagura amarira, ari nako kandi amubwira ati icecekere humura, noneho ndahari rwose kandi nta muntu uzongera kudutandukanya. Yvonne ahita amubwira ati mukunzi, nagira ngo kandi nkubwire ko dufite umwana w'umuhungu musa cyane rwose, ni fotokopi yawe. Rwema ati koko se? Arongera agahobera Yvonne ati warakoze ni ukuri, nari nzi yuko iriya nda wayikuyemo, warakoze, ndagukunze cyane kandi ndakwishimiye. Yvonne ahita amubwira ati ngwino nkwereke umuhungu wawe maze umusuhuze. Ahita amujyana mu nzu rero maze akamwereka umwana we kuko baba basa rwose fotokopi. Uyu musore rero arishima cyane, ibyishimo bikamusaga. Arataha rero maze akabwira Adriana ati rwose ntakubeshye, nkeneye rwose kubana na mama w'umuhungu wanjye, umukobwa wambyariye imfura, nkeneye kumushyira mu rugo kuko ndamukunda kandi sinigeze ndeka kumukunda. Adriana ati none se urandetse koko n'ukuntu nakubaye hafi igihe cyose utari ufite umuntu, igihe wari ubabaye njye naguhojeje, none koko urandetse kubera uriya mukobwa?
Rwema ati ndamukunda cyane kandi nanone dufitanye umwana, rero uriya mwana agomba kubana na papa we na mama we, tugomba kumurera na twembi. Adrien ati none se ubu nkubwiye ko nanjye ntwite umuhungu wawe byagenda bite? Rwema ati ariko nizere ko rwose atari ko bimeze. Adrien arahita agenda akazinga agafata varize ye, maze agahita abwira Rwema ati ndagiye nyine nzabwira umuryango wawe ko umwuzukuru wabo umugize nyine ikinyendaro azavuka nta papa we afite. Rwema buri icyo akora ariko n'ubundi ntabwo rwose aba ari bumugarure kuko aba akunda Yvonne cyane kandi yarangije gufata icyemezo. Adrien rero aragenda abitekereza ariko yagera mu nzira akongera agakata akagaruka, aragaruka akabwira Rwema ati rwose nabonye ko urukundo rwanesheje ibintu byose, kuba njyewe nawe duturuka ahantu hamwe ndetse dusengera ahantu hamwe ntacyo bivuze rwose, kuko n'ubundi urukundo rw'uriya mukobwa rwari rurenze kure cyane urundi rukundo urwo ari rwo rwose. Ubwo rero rwose nguhaye nanjye uburenganzira, genda wibanire n'umukunzi wawe kandi mubane amahoro, n'ubundi ibyo kuvuga ngo abantu baturuka aha abandi baturuka aha ntacyo rwose bivuze, iyo urukundo rwaje ruba rwaje kandi rujya aho rushaka. Ubu rwose nkuboneyeho njyewe experience, mbonye ko biriya bintu bidakora habe na gatoya, keretse abantu baramutse batakundanye bya nyabyo, naho iyo bakundanye ntabwo bikora. Rwema ahita amubwira ati urakoze cyane ni ukuri, ati none se ntabwo uzajya kubibwira famiye yanjye ko rwose dufitanye umwana w'ahazaza? Adrien ati reka da, ati nta mwana uhari, ntabwo ntwite, nakubeshyaga ahubwo nagira ngo rwose ndebe yuko wangarukira ukareka uriya mukobwa, ariko nasanze urukundo umukunda rurenze rwose uko dutekereza, niyo mpamvu mpisemo kukubwiza ukuri. Ndagiye kandi rwose usigare utekanye, usigarane n'umukunzi wawe, mbifurije urugo rwiza, ni ukuri muzabyare hungu n'akobwa kandi ni ukuri muzahirwe muri byose. Rwema turakoze cyane, aramuhobera maze akamubwira ati ugende neza kandi nawe ikintu cyose uzakenera mu buzima uzambwire, ndahari ku bwawe. Rwema rero n'ubundi yikomereza urukundo rwe ndetse na Yvonne, barakomeza rwose bakajya bisohokanira nk'uko bari bameze bakimenyana, urukundo rwabo rongera rukaryoha kandi rugashyuha. Rwema akongera agatangira guseka, Yvonne nawe akongera agatangira kwishima, aba bose bararyoherwa, maze mama wa Yvonne ndetse na onkle we bagera aho rwose bakabona ko ibi bintu barimo bidashoboka, aba bana urukundo bakundana badashobora gutandukana, ko bakundanye rwose urukundo rwa nyarwo. Maze mama wa Yvonne akicarana na onkle we akamubwira ati umva rero nkubwire, ibintu twakoze byose byabaye impfabusa, ntabwo rwose uriya musore ashobora gutandukana n'umukobwa wacu, bakundana ibya nyabyo. Ikindi kandi uriya musore yateye inda umukobwa wacu, none yaramubyariye, dufite umwana we, none se ubundi ni gute twakwima umwana uburenganzira bwo kugira ngo abane na papa we? Buriya rwose kuva twaramaze kubyarira uriya musore n'ubundi twabaye umwe, nawe ni umwe muri twebwe, buriya rwose twamufashe nk'umuryango wacu, ntaho twamushyira, ibyo twigira byose byararangiye. Tugomba rero kwiyibagiza ibyo byo kuvuga ngo ntabwo duhuje uduce tuvamo, ndetse n'ibyo by'iyobokamana ngo ntiturihuje, ibyo bintu tubyibagirwe, maze rwose tubareke abana bacu bikundanire kandi bibanire, kuko n'ubundi ni hahandi hacu. Yvonne uri aha nta wundi muhungu yazigera akunda ukundi. Onkle we rero arabyumva neza akavuga ati rwose ndumva icyo gitekerezo ari kizima, ahubwo mpamagarira Yvonne. Bahita bahamagara Yvonne rero akaza akicara muri salo, gusa uyu mukobwa aba arakaye, iyo yabaga ari kumwe n'ababyeyi be rwose yabaga yijimye. Onkle we atangira kumubwira ati rero mwana wanjye, twafashe icyemezo njyewe na mama wanjye ko rwose dukwiye kubareka maze ukabana n'uwo wakunze, mukarera umwana wanyu mwese muri kumwe, nta nkomyi rwose ugifite, nta n'imbogamizi. Ubu abantu bose twarangije kubibabwira, ahubwo icyo ugomba gukora uzagenda urebe uriya musore maze umubwire ajye kureba abo mu muryango we, bazazane nyine inkwano, dutangire rwose imihango y'ubukwe bwose uko ikurikirana.
kandi ntibazirirwe bigora, bazatubwire umunsi bazaziraho uwo ari wo wose uwo bashaka tuzabitegura. Ikindi nibanashaka bazaze bazanye rwose n'iyo nkwano nta kibazo, nta cyo kubagora gihari, nta kubarushya. Ni ukuri dukeneye rwose uko mwibanira. Yvonne arakomeza agaceceka, maze mama we nawe agahita amubwira ati mwana wanjye umbabarire rwose kuba narakubangamiye mu rukundo rwawe, gusa ubu namaze kubona ko urukundo rwatsinda icyo ari cyo cyose, rwanesha icyo ari cyo cyose dutekereza. Urukundo wakunze uriya musore ndetse n'urwo yagukunze mwarurwanyeho rwose, mwaritweretse ko urukundo rwa nyarwo rukibaho. Dukeneye ko rero rwose mubana maze mukarera umwana wanyu kandi muri kumwe. Mama wa Yvonne rero ahita amureba mu maso maze ati ariko mwana wanjye ishime, seka rwose kuki utari kwishima. Onkle we nawe ati seka kubera ko twarangije kubibwira n'abantu nyine bazabasezeranya, twabibabwiye ubu abantu bose barabizi, nta nkomyi mugifite, ngaho ishime. Yvonne ahita aseka kubera ko yumva ko ibintu byose byarangiye, maze agahita ahobera mama we cyane ati mama urakoze rwose kuba unsubije urukundo rw'ubuzima bwanjye. Agahita ahobera kandi na onkle we ahita rero yihuta cyane, maze akajya kubwira iyi nkuru nziza Rwema. Aragenda akamubwira ati sheri noneho ubu ababyeyi babyemeye banabiteguye rwose, ubu naho kubwira famiye yawe maze nabo bakitegura mukazaza mu rugo nyine tugatangira imihango yose y'ubukwe. Rwema ahita amubwira ati iyo nkuru mbwiye ni nziza cyane. Ahita aterura uyu mukobwa akamuzunguza kubera ukuntu aba yishimye, ari nako amusomagura amubwira ati ndagukunda cyane, ndagukunda rwose. Yvonne rero nawe abwira Rwema ati nanjye ndagukunda, ntabwo ushobora kubyumva, gusa ndanezerewe kuba rwose urukundo rwacu noneho ababyeyi baruhaye umugisha tukaba tugiye kubana ku mugaragaro. Rwema ati mukunzi wanjye ni ukuri sinjye nzabona ubukwe burangiye maze wowe n'umuhungu wanjye tukabana rwose nta nkomyi. Rwema arongera akabwira Yvonne ati ndagukunda cyane. Yvonne nawe ati nanjye ndagukunda cyane rwose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.